Kuva mu gihugu cya Misiri ya kera aho zafatwaga nk'Imana kugeza kuri uyu munsi wa none aho ziganze mu ngo zitandukanye ku bitangaza bitandukanye zigenda zikora, ni zimwe mu nyamaswa zikomeje kuba inshuti z'indahemuka mu buzima bwa muntu mu buryo bwihariye kandi butangaje. Injangwe. Ese waba uzi ko injangwe imara hafi 70% y'ubuzima bwayo isinziriye? Nubwo tuzibona nk'inyamaswa zidakina, burya n'utunyamaswa dushaka gukina mu by'ukuri ni abami n'abamikazi bo kuruhuka no mu buzima bwa muntu. Uzabona kenshi na kenshi zikwikubaho hari ikibishaka kukubwira. Uzabona kenshi na kenshi kigaragura hasi, kubika inda, kubika amaguru, kikaraga. Ni ubutumwa mu buryo bwo gushaka kuganira n'abantu. Ariko nanone harimo ikibazo twakwiye kwibaza kugeza none aha ngaha. Ese wowe uratekereza ko uzi injangwe yawe? Iki ni ikibazo buri muntu wese yibaza, ariko mbere yo kumenya igisubizo banza wongere ubitekerezeho neza. Munsi y'uwo mufunzo woroshye n'iryo jwi ryayo riryoheye amatwi hihishe inyamaswa y'ibinyejana byinshi y'ihindagurika ry'isi. Injangwe si itungo risanzwe, ni umushyitsi w'icyubahiro wabayeho hagati y'abantu ariko ntiyigeze areka kuba inyamaswa y'inkazi. Abantu benshi bibwira ko injangwe ari akanyamaswa koroheje. Ese wari uzi ko injangwe idashobora kumva uburyohe bw'isukari, cyangwa se ko iyo igukubyeho umutwe iba ishaka kwereka ko muri kumwe? Uyu munsi rero tugiye kwinjira mu bwenge buhambaye bw'injangwe, tumenye uko yibuka sebuja, uko ivugana n'abantu, n'uko yashoboye kwigarurira isi itavunitse n'abihatiwe. Injangwe nta gatuza cyangwa se clavicule ifite. Clavicule twa tugufa dufatanya amaboko n'izosi. Injangwe rero ntigitugira. Ikindi kiyongeraho nuko iyo tudafatanye n'andi magufa y'amahirwe ashoboye cyane, ishobora kunyura ahantu hose umutwe wayo ushobora kwinjira. Ni nk'amazi ariko ifite amaguru n'inzara. Rero twa tugufwa two kwizosi itagira biyifasha kuba yashobora kwinjira ahantu hose umutwe wayo ushobora kunyura. Injangwe igira GPS yishe mu kanwa. Injangwe ifite urugingo rwihariye rwitwa Jacobson organ. Iyo ubonye isohoye ururimi iri gusoma umwuka, imenya niba hari inyamaswa, umwanzi cyangwa ubutumwa bwishe mu mpumuro. Kenshi na kenshi nubona injangwe isohora ururimi irimo ishakisha amakuru, rero bifatwa nka GPS yihishwe mu kanwa kayo. Meo cyangwa se kunyawuza ntabwo ari uburyo bw'itumanaho, ahubwo ni ukugira ngo injangwe yitabweho. Uzumva inyawuza kugira ngo yigarurire ba shebuja cyangwa n'abandi batandukanye, yitabweho amenye ko ihari. Inzara zitandukanye ku maguru y'imbere, ifite inzara 5 imbere ariko inyuma ikagira inzara 4 gusa. Ibi bifasha kugenzura neza uko ihiga n'uko yirwanaho. Niyo mpamvu uzabona kenshi na kenshi injangwe iyo igize inyamaswa iyataka ibanza amaguru y'imbere. Ijwi ry'injangwe isohora ifite frequency iri hagati ya hertz 25 kugeza ku 150. Ubushakashatsi bwerekanye ko rifasha amagufa gukira, igabanya stress kandi rigafasha kumererwa neza k'umubiri w'umuntu. Injangwe iri mu nyamaswa zigira igihe cy'uburumbuke mu gihe gito cyane, kuko ku mezi 4 injangwe ishobora kubwagura. Aha igeze mu gihe cy'uburumbuke igahura na mugenzi wayo ku mezi 4, irabwegeka mu gihe cy'iminsi 33 kugeza kuri 35, hanyuma ikabwagura ibibwana kimwe kugeza kuri 12 mu nshuro imwe. Ni imibare iteye ubwoba cyane. Nimba injangwe ku mezi 4 ishobora kubwagura ibibwana bihera kuri kimwe kugeza kuri 12, mu gihe cy'imyaka 7 bibarwa ko ishobora kuba ifite ibibwana hafi 400,000. Rero ibaze buri kimwe nacyo kigiye kibwagura muri icyo gihe. Ni imibare biteye ubwoba cyane. Ikidasanzwe, injangwe imwe ishobora kubwagura ibyana bifite base batandukanye ku nshuro imwe. Ni ukuvuga ngo injangwe z'ingabo nyinshi ishobora gusenza injangwe y'ibigore imwe. Hanyuma muri bya bibwana byavutse 12, n'urugero, hashobora kuvukamo ibibwana bitandukanye ku njangwe z'ibigabo zitandukanye. Ni ikintu gitangaje cyane. Iki kintu kizwi nka superfecundation cyangwa se superfecundation, aho usanga mu bibwana byavutse bifite ibigabo bitandukanye byayibanguriye kandi bikaba havukamo abana bazo. Ni ikintu gitangaje cyane. Abantu benshi batekereza ko injangwe zidakunda ba sebuja nk'imbwa. Ibyo si byo rwose. Injangwe ifite ubushobozi bwo kwibuka umuntu imyaka myinshi. Ntabwo ikwibuka kuko uyigaburira gusa,
ikoresha impumuro yawe, ijwi ryawe n'amarangamutima yayigizeho. Ubushakashatsi bwakorewe mu Buyapani bwerekanye ko injangwe imenya izina ryayo neza cyane, ariko ikaritamo kukwihorera. Rimwe na rimwe hari igihe ihamagara ikakwihorera. Si ubujiji, ni ukwiyumva ubwigenge. Injangwe ni inyamaswa yiyemera cyane, nubwo ibizi izina ryayo ushobora kuyihamagara ikakwihora ntinakurebe rwose, kubera ko ni inyamaswa isanzwe yumvamo ubwigenge. Hari injangwe zakoze urugendo rurerure zigasubira kwa sebuja nyuma y'imyaka myinshi, zikoresheje uburyo bw'imbaraga za magnetike cyangwa se za magnetike cyangwa se rukuruzi y'isi, n'urwibutso rw'aho zumva zifite umutekano. Kenshi na kenshi uzasanga injangwe yarabaye ahantu ifite umutekano, yari ikifuza kongera kubona uwo mutekano, ikaba yabaye igihomora ariko igasubira kwa sebuja. Iyo injangwe igukubise umutwe cyangwa igukubyeho umutwe, iba ishaka kugushyiraho impumuro yayo ikubwira ko uri uwabo cyangwa se uri uwacu, kwereka ko mwifatanyije muri kumwe. Kuva mu Misiri ya kera aho zafatwaga nk'imana, kugeza mu mazu yacu ya none aho zifatwa nka za nyir'urugo, injangwe ntigize zireka kuba zo muri urwo rugo. Kwibuka sebuja si amarangamutima gusa, ahubwo ni umubano wubakiye ku bwigenge, icyubahiro n'amateka asangiwe. Ubutaha urebye mu maso y'injangwe yawe uzamenye kutareba itungo risanzwe, ahubwo ureba inyamaswa y'inkazi. Ubutaha turakurarikira kuzakurikirana igice cyacu cya kabiri ku njangwe, aho tuzibanda ku njangwe n'amateka n'ubwenge buhambaye zagiye zigaragaza mu buzima bwa muntu. Dukunze kumva official, rero reka dusoreza. Dushima kandi subscribe, like, comment, share. Dushime udahemba kudukurikira no kuduha ibitekerezo bitandukanye. Igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri nimero yo kuri screen yawe 0782828282. Waba mu bihugu byo hanze ukabanza ikimenyetso cyo guteranya 450 7828282. Ngendi Kami, King of Kinemaster. Hasta la vista. Reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu matita. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutakabuza amafaranga. Uzushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 80 20 82 cyangwa se